Umuhuza YASIPI TV, iki ni igihe cyawe cyo guhimbuka nawe ugahembura abandi. Ugeze mu gihe kiruhije abantu bose, none benedata muze twegere Imana yacu, dusenga ubudasiba ku manywa na nijoro, twihishe mu mababa yayo. Komeza usenge, komeza usenge, nta bwiza kwirengagiza, bwiza kwirengagiza, ipfukamira uyisenge, uyisenge ibyawe byose, izasubiza amasengesho. Iyuzuze na Yesu, mukundane nk'inshuti, mumatane nawe maze mubana karama. Yesu nashimwe cyane inshuti z'Imana mudukurikira ku Muza YASIPI TV, mwebwe mwakoze subscribe, turabashimiye by'umwihariko mwe mukora share, mwe musharinga ibiganiro byacu, mugakora na like. Amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Uyu mwanya rero turi kumwe n'umukozi w'Imana witwa Mama Jazzy. Yesu ashimwe Mama Jazzy. Yego, turakwakire ku Muza YASIPI TV. Abantu b'Imana bari bagukumva, ejo wabigishije ijambo ryiza cyane rivuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Murakoze cyane. Rero uyu munsi rero twifuje kongera kugusaba ngo tugeze ijambo ry'Imana, abadukurikiye bongere bakurebe, bumve n'icyo umwuka abwira amatorero. Rero turakwakire ku Muza YASIPI TV, watangira utwibwira. Murakoze. Nitwa Nyirahabimana Virginie, nkaba ndi umukozi w'Imana, nkunda no gusenga. Amen. Imana iduhana umugisha. Nukuri Imana ihabwe icyubahiro cyane. Turakwakire ku Muza YASIPI TV. Amahoro y'Imana no gufashwa n'umwuka wera bikomeze kubana nawe mu izina rya Yesu. Ukaba uri umumama? Ndi umumama, mfite umugabo n'abana 4. Yego. Ndashima Imana rero, Imana yampaye abahungu n'abakobwa. Amen. Ndayishimye. Rero natwe twishimiye kukubona ku Muza YASIPI TV, kandi Imana igikomeza kwagura imbago zawe mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Rero numva natangira mbanza kugushyira imbere y'Imana kugira ngo tugezeho ubutumwa bwiza cyangwa se icyo wageneye abadukurikiye, kuko nanjye mfite amatsiko, numva nshaka gufashwa, ndetse n'abandi bagiye kudukurikirana nabo numva aho bari bagiye gufashwa, kuko uyu munsi ngewe uko nkubona ndabona ufite amavuta adasanzwe. Ndabona ukeye, Imana ikomeje kugusiga ubwiza bwayo, ukomeje kugenda ukayangana, kandi ngo ikiranga abakozi b'Imana ni uko Imana ibasiga furesheri zayo. Ngo nta muntu Imana ujya usaza ngo azinge inkoba. Rero reka dusenga Imana tukwakira mu izina rya Yesu. Mana nziza, uri Imana y'agakiza kacu, tukweretse umukozi wawe wahamagaye mu gihe gisa nk'iki ngiki, Mama Jazzy. Turakwinginze ngo uyu mwanya agiye gufata avuga ineza yawe n'urukundo rwawe, ubane nawe, ibyo agiye kubwira ubwoko bwawe ntabe ari we, ahubwo umwuka wawe wera abe ari we uri muri we, kuko twamaze kumenya ko twebwe turi ibibafure byawe bivuga, uvugiramo icyo ushaka kugeza ku bantu bawe. Uyu mwanya rero hari byinshi wamushyizemo, agiye kubwiriza abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abari hanze y'igihugu. Uyu mwanya turamusengeye kugira ngo umwuka we wera abe kuri we, kandi imbaraga z'Imana zibe kuri we. Tubisabye tubyize mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Turakwakira rero mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Amen. Nshimye Imana ko ikomeje kuturinda, kandi nshimiye abakurikiye ikiganiro cyanjye cy'ubushize. Amen. Icyo navugaga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, muze musange ndabaruhura. Yego. Uyu munsi rero hari ikindi kiganiro nkeneye ko tuganiraho, kivuga ngo gusenga guhindura ibintu. Amen. Imana yacu ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Nagiye mbona abantu benshi basenga, hakaba ibyari bibahagaze imbere bigakurwaho. Imana yumva gusenga, Imana igakora imirimo,
ibyagaragaraga nk'imisozi ikabihindura amataba. Imana yacu ishimwe. Reka dusome ijambo hanyuma tuganire. Turasoma ijambo riri muri Nehemiya igice cya mbere, turahera ku murongo wa 4 tugere ku wa 11. Titire y'amagambo iravuga ngo gusenga kwa Nehemiya. Ngo maze kumva izo nkuru ndicara ndarira, mara iminsi mbabaye niyiriza ubusa nsengera imbere y'Imana Nyirijuru nti ndakwinginze Uwiteka Mana Nyirijuru, Mana nkuru itera ubwoba, ikomereza isezerano n'imbabazi abayikunda bakitondera amategeko yayo. None tegera ugutwi kwawe kumve n'amaso yawe arebe, wumve gusenga umugaragu wawe nsengera imbere yawe muri iyi minsi ku manywa na nijoro. Sabira abagaragu bawe b'Abisiraheli, natura ibyaha Abisiraheli twagukoreye. Ni koko jyewe n'inzu ya data twaragucumuye, twagukiraniweho cyane, kandi ntitwitondeye amategeko yawe n'ibyategetswe n'amateka yawe. Amen. Ibyo wategetse umugaragu wawe Mose. Ndakwinginze ibuka ijambo wategetse umugaragu wawe Mose, uti nimucumura nzabatataniriza mu mahanga. Kandi uti ariko nimungarukira mukitondera amategeko yanjye mukayasohoza, nubwo abirukanywe banyu bazaba ku mpera y'isi, nzabakurayo mbateranye mbazane aho nitoranirije nkahatuza izina ryanjye. Abo nibo bagaragu bawe n'abantu wacunguje ububasha bwawe bwinshi n'amaboko yawe akomeye. Nyagasani ndakwinginze, tegera ugutwi kwawe gusenga k'umugaragu wawe, nuko abagaragu bawe bishimira kubaha izina ryawe. None uhe umugaragu wawe umugisha, umuhe no kugirirwa imbabazi n'uyu mugabo, kandi ubwo nari umuziritsi wa vino y'umwami Imana yacu ishimwe. Amen. Reka nkuremo aya marore. Reka mbifashije hasi nsimbura ngingo. Amen. Imana yacu ishimwe. Imana bw'icyubahiro cyane. Dusomye amagambo yo mu gitabo cya Nehemiya, ngo ni ugusenga kwa Nehemiya. Imana yacu ishimwe. Nehemiya uyu nguyu yari yarajyanywe bunyago ajya mu gihugu cy'i Babuloni. Bageze mu gihugu cy'i Babuloni bakajya bumva inkuru z'ukuntu iwabo habaye nabi. Nehemiya aza guhura na mwene wabo, aramubaza ati ese inkuru numva z'iwacu bimeze gute? Mwene wabo aramubwira ati wanyu abasigaye bamerewe nabi, abasigaye iwacu habaye amatongo, inkike zaho zose zarasenyutse, mbega iwacu hameze nabi, ntabwo bimeze neza. Nehemiya arababara. Amaze kubabara ajya imbere y'Imana. Ajya imbere y'Imana asenga abwira Imana ati Mana, ibi byatubayeho wari ubizi. Imana yacu ishimwe. Amen. Kuko bari bafite isezerano ry'uko nibareka Imana bakava mu byizerwa bagasenga ibigirwamana, Imana izabatanga mu maboko y'ababisha bakaba abanyage mu gihugu cy'amahanga, bagakorera amahanga. Kandi ubundi isezerano ry'Abisiraheli, ubwoko bw'Imana, ntago bari bakwiye kugira andi mahanga abayobora, ahubwo nibo bari bakwiye kuyobora amahanga. Ariko kubwo gukora ibyaha, Imana ibatanga mu maboko y'ababisha. Ariko nje kubabwira ko hari isengesho rihindura ibintu. Imana yacu ishimwe. Imana yacu ijya yigarura. Imana yacu ujya uyisenga uciye bugufi, Imana yacu ikagaruka, ikakubabarira, ikirengagiza ibyaha wakoze n'ibyabaye imbere hose, ahubwo ikakugirira ibambe n'imbabazi. Imana yacu ishimwe. Nehemiya rero ngo ajya imbere y'Imana asenga Imana arira, ngo arira atakambira Imana, ayibwira ati Mana,
reka wumve gusenga k'umugaragu wawe ndetse n'abagaragu bawe bakwiringira. Imana yacu ishimwe. Yarasenga abwira Imana ati ibi byatubayeho wari warabitubwiye, ati ariko ni ukuri twaracumuye, ntabwo twakoze ibigushimisha, ariko ndakwinginze kugira ngo imbabazi zawe zongereze tugarukeho. Imana yacu ishimwe. Amaze gusenga atyo, Imana imugirira ibambe, yirengagiza ibyo bakoze, kuko ibona igihugu yakunze ikagitangaho gakondo ku bayizera kidakwiye guhinduka igitutsi mu banyamahanga. Imana yacu ishimwe. Arangije Imana imugarukaho, iragaruka none imusiga igikundiro ku muyobozi we. Imana yacu ishimwe. Imana yacu igitanga igikundiro naho bigaragara nkaho bitagashobotse. Niba yari umuziritsi wa vino y'ibwami aha umwami vino, ntabwo byari byoroshye ko amwemerera, kuko yari umunyagano, yari umugaragu mu yandi magambo. Ntabwo byari byoroshye, uretse Imana yo mu ijuru yamusize ubwiza ikamusiga igikundiro, akagirira umugisha ku mwami, akamuha uburenganzira. Ariko iyo adasenga ntabwo Imana yari kubikora atayibwiye. Niyo mpamvu rero nk'uru rugendo, ibintu byose wakwifuza, wakenera, wabishobozwa no gusenga. Imana yacu ishimwe. Ntabwo iyo Nehemiya abyumva akiyicarira, ntagire ishyaka n'umwete ngo asenge, ntagire igitekerezo cyo kuvuga ati nakora iki, akiyicara nyine akavuga ati jyewe nguwe neza. Uri umuhereza wa vino y'ibwami yari aguwe neza, ntabwo yari mu bucakara bukomeye nk'abandi, yari aguwe neza, ariko kubera ishyaka ry'Imana ryari muri we. Imana yacu ishimwe. Ajya imbere y'Imana arayihamagara, arayinginga ngo abanza kwatura ibyaha bye n'ibya bene wabo. Imana yacu ishimwe. Ibyo byaha rero amaze kubyatura, Imana iragaruka. Imana ishimwe. Icyo Imana ikeneye mu rugendo, icyo Imana ikeneye kuyiringiye ni uguca bugufi. Imana yacu ishimwe. Yibutse uburyo bakoze ibyaha, yibuka uburyo bibagiwe isezerano Imana yari yarabasezeranije, arangije aca bugufi ngo yatura ibyaha bye, yatura n'ibya bene wabo. Imana yacu ishimwe. Guca bugufi rero ni intwaro y'ingenzi ku mukristo. Guca bugufi, ukihana, ukibuka aho wagenze nabi, ukibuka ibitaratunganye, ukibuka. Imana irigarura. Imana yacu ishimwe. Imana irigarura, irongera imusiga ubwiza, ngo aragenda ajya imbere y'umwami agiye kumuhereza vino, ngo umwami arebye abona Nehemiya ntiyishimye nk'uko yajyaga yishima, nk'uko yajyaga amuhereza yishimye, kuko yasenze nawe ahagarara muri confidence. Kuko burya nidusenga tujye tugira kwizera. Nidusenga tujye twumva ko Imana twabwiye yumvise, ntitugasenge nk'abantu badafite uwo babwira igipfamatwi cyangwa batabwira ubitayeho. Nehemiya rero we yarasenze, amaze gusenga yumva ko yumviwe n'Imana, kuko yumvaga nta rusika agifite hagati ye n'Imana. Aragenda, ageze imbere y'umwami. Umwami ati Nehemiya, ko ndeba ufite agahinda, ni iki cyaguteye agahinda, ni iki cyakubabaje? Imana yacu ishimwe. Aravuga ati nta cyanshimisha, igihugu cyacu cyabaye amatongo, inzira zaho zabaye imyirare, ngo ndetse n'amarembo yarasenyutse. Imana ishimwe. Ibyo ngibyo ntabwo watinyuka kubivuga utizeye ko Imana wasenze yakumvise. Ntabwo wabishobora udafite imbaraga. Utafite imbaraga z'Imana ntabwo wakumva ko wumviwe. Ariko Nehemiya ahagarara mu kwizera, haravuga ati mpfa kuba naciye bugufi imbere y'Imana, nihannye ibyaha byacu n'ibya bene wacu, nzi neza ko Imana yanyumviye. Ageze imbere y'umwami aratinyuka aramubwira, kandi kuko Imana koko yari yamwumvise,
umwami koko ahita avuga ati koko genda ujye gusana iwanyu. Imana yacu ishimwe. Uzarebe mu buzima busanzwe iyo ufite umukozi ugukorera neza ntabwo ushaka ko akuva iruhande. Ntabwo wabyemera. Ntabwo wabyemera. Wumva nagenda hari ibyawe bizapfa ubusa kuko muri kamere muntu habamo kwikunda. Nta wavuga ngo ntabwo yikunda. Oya, buriya njyewe no kuba utikunda waba ufite ikibazo. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo kunda mugenzi wawe nkawe ubwawe. Banza wikunde hanyuma ukunde na mugenzi wawe. Rero kamere yo kwikunda ni kamere umuntu yaremanywe. Ubanza kwikunda ugakunda n'abandi ariko wibanje. Urumva rero umwami noneho hagati aho yari yibagiwe. Yibagirwa ko yari umuhereza we mwiza, umuhereza vino akayinywa yishimye. Ariko kubera Imana ya Nehemiya yasenze, aravuga ati ngaho akira inzandiko, genda ashyira abatware bo mu kibira baguhi ibiti. Genda aho uzagera hose ikibazo uzagira uzamenyesha. Imana yacu ishimwe. Ibyo ntabwo ari ibintu umuntu wese yapfa kubona atasenze. Niyo mpamvu muri uru rugendo jyewe mpora mbwira abantu ngo gusenga ni intwari ikomeye. Gusenga ni ubuzima. Gusenga guhindura ibintu. Imana yacu ishimwe. Nagiye mbona abantu benshi basenze hakagira ibihinduka. Hezekiya ngo yatewe n'ingabo z'Abasiriya. Ingabo z'Abasiriya ziramutera, arareba abona nta bushobozi afite bwo kuzirwanya. Abona zifite intwaro zikomeye, abona n'ingabo zikomeye zimuteye. Arangije ngo ajya imbere y'Imana arasenga. Agiye imbere y'Imana gusenga, Imana iramubwira iti humura, ndi bukurwanirire, wicecekere. Ni kenshi rero dufite ibimenyetso byinshi by'abantu bagiye basenga Imana bagatabarwa, ariko ntabwo ari ugupfa gusenga, ni ugusenga ufite intego. Imana yacu ishimwe. Nehemiya yasenze afite intego kandi afite ishyaka ryiza, afite ishyaka ryo gukora umurimo w'Imana, afite ishyaka ryo gusana ahasenyutse. Imana yacu ishimwe. Arangije umutware umwami amaze kumusinyira urupapuro ngo aragenda. Agezeyo ngo aratuza, ntiyababwira ngo icyo Imana yashyize ku mutima we. Imana yacu ishimwe. Aho abarokore b'iyi minsi dufite ibanga. Nehemiya yagize ibanga. Ngo agezeyo nijoro ngo ajya kuzenguruka kugira ngo arebe izo nkike zasenyutse. Buriya rero gusenga k'umuntu ntabwo ari ngombwa ngo asenge abantu babireba. Oya, gira ibanga. Ibyo ukora byose gira ibanga. Ntabwo ari ngombwa ko gusenga kwawe umuntu wese amenya ko usenga. Ntube nka ba bafarisayo. Abafarisayo ngo bahagaraga mu mayira abiri bagasenga, amategeko y'Imana bayahorana mu gatuza. Imana yacu ishimwe. Ariko ntibyababuzaga kuyica. Rero iyo usenga si ngombwa gusengera mu muhanda, si ngombwa ko abantu bose bamenya ko usenga, ariko senga kandi ufite intego. Imana yacu ishimwe. Ntusenge nk'udafite gahunda, ntusenge nk'udafite umurongo, ntusenge nk'udafite impamvu. Imana yacu ishimwe. Senga bucece, senga mu ibanga, ariko igisubizo cy'amasengesho kiraboneka. Imana yacu ishimwe. Nehemiya ngo ajya kuzenguruka areba amarembo yasenyutse, areba uburyo iwabo habaye amatongo. Arangije ngo atoranye abagabo aravuga ati nimuze twubake. Baraza baza kubaka, ngo baramufasha, baza gufatanya nawe kubaka. Ariko muri uru rugendo ntabwo ibicantege bijya bibura. Hari igihe usenga bagasigara warabaye urw'amenyo. Niyo mpamvu nta munoza w'iyi si. Urakora ibyiza abantu bati dore yishyize hejuru.
icyo ukoze cyose ntibabura kiritike bashyiraho, ariko ibyo wibyitaho, wibyumva, wibiha n'umwanya, ahubwo wowe niyihe mpamvu ki itumye usenga, niyihe mpamvu ki itumye ikora ibyo urimo gukora. Niba ufite intego, tuza kandi utegereze Imana. Imana yacu ni nyembaraga, Imana yacu irashoboye. Nehemiya amaze gutangira kubaka, haza abasanibarati na ba Tobiya, batangira kumupfobya, batangira kumusuzugura, ariko ngo bubaka bafite n'inkota. Imana yacu ishimwe. Muri uru rugendo hari igihe ubona bikomeye, ntabwo ibintu byose bijya byoroha muri uru rugendo, ntabwo biba byoroshye, ariko hamwe no gusenga Imana ibana n'abayo kandi ikabagirira neza. Niyo mpamvu rero nashishikariza umuntu wese gusenga. Hari ibintu bitatu nasomye mw'iki gice. Muku gusenga guhindura ibintu, hari ibintu bitatu jyewe naroye nabonye. Muku gusenga kwahinduriye Nehemiya, uku gusenga kwatumye Nehemiya agera ku mugambi we. Icya mbere yabanje guca bugufi. Imana yacu ishimwe. Muri uru rugendo rero habaho guca bugufi. Igihe cyose uzishyira hejuru, Imana izabona ko nta mwanya ifite, ariko iyo uciye bugufi Imana ishyirwa hejuru. Imana yacu ishimwe. Rero mureke duce bugufi, twubahe Imana. Nyemwe nitunakosa tumenye ko twakosheje, tuyibwire ngo ni wowe waturengera, ni wowe watubabarira, kandi ni wowe watugirira neza. Ikindi cya kabiri, kwibuka iby'Imana yakoze cyangwa yavuze. Kuko hari aho nasomye Nehemiya yaravuze, aravuga ati Mana, ndabizi ubu bwoko twarakugomeye, wari waratubwiye ko nitukugomera uzadutanga mu gihugu cy'ubunyage tugatwarwa n'amahanga, ariko ngo nitukugarukira nawe uzatugarukira. Imana yacu ishimwe. Urumva yari yibutse iby'Imana yavuganye nabo. Arangije kubyibuka, bituma afata umwanzuro. Aravuga ati Imana niba yaravuze ko nituyigarukira izatugarukira, ni gute twaguma mu gihugu cy'amahanga igihugu cyacu cyarabaye igitutsi? Niko gusenga Imana aciye bugufi, Imana imusukaho ubwiza n'igikundiro kandi imutera ishyaka n'umwete. Icya gatatu ni ukuyereka ibyifuzo byawe. Imana iyo umaze kwibuka, icya mbere ubanje guca bugufi, ubundi ukibuka icyo Imana yavuganye nawe, bituma umenya icyifuzo ufite, bituma umenya impamvu usenga, bituma umenya icyo ukwiye gusengera. Imana yacu ishimwe. Nehemiya rero yaragiye arubaka, ibicantege biba byinshi, baramusuzugura, baramupfobya, ariko akomeza kubaka. Agera ubwo abwira abo bari kumwe ati ni ukubaka umuntu afite itafari mu kuboko kw'iburyo, ukw'ibumoso gufite inkota, kuko ntabwo biba byoroshye. Ariko Pawulo yabivuze neza, aravuga ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Ntabwo muri uru rugendo ntacyo twakwishoboza, ariko birakwiye ko dusaba Imana ikadushoboza kandi ikaduha imbaraga. Imbaraga nizo dukeneye mu rugendo, imbaraga nizo zizadushoboza kugera ku mugambi w'Imana ku buzima bwacu. Ariko Satani kubwe ntabwo ashaka ko hari aho twagera, ariko kuko Imana yacu ari umutunzi w'imbabazi, mureke tuyicire bugufi, izatugirira neza. Izina ry'Uwiteka Imana yacu rihabwe icyubahiro. Murakoze, reka dusenge Imana. Ni byinshi twavuga, iby'Imana yakoze ni byinshi,
ibyo twayishima n'ibyo twayisaba ni byinshi, ariko mureke tubanze duce bugufi. Niduca bugufi tuzabasha kwibuka icyo yavuganye natwe. Nitumara kwibuka icyo yavuganye natwe bizadutera kumenya icyifuzo nyirizina dukwiye gusengera icyo ari cyo. Ibyo bitume Imana ikora imirimo hagati muri twe. Imana ibahe umugisha kandi biteho, Imana ibagirire neza. Ndagushimye Uwiteka Mana Nyiringabo, gushimiye kuri umukozi w'umuhanga, gushimiye kuri umutunzi w'imbabazi. Wabwiye abagaragu bawe ngo nibakugarukira nawe uzabagarukira. Nyemerera rero Uwiteka Imana wururuke mu gihe nk'iki, abaciye bugufi Uwiteka Imana imbabazi zawe zibagarukeho, kandi ukomeze kwita ku bwoko bwawe. Ijambo ryawe ryatubwiye neza ngo ntabwo uzirengagiza intore zawe zigutakira ku manywa na nijoro. Ndakwinginze kugira ngo wongere ugaruke ku bwoko bwawe, kandi usuke umwuka w'ububyutse mu bantu bawe. Ubahe gutinya icyaha no kukirinda, ubahe kwibuka guca bugufi kuko uri Imana y'imbabazi n'urukundo. Uwiteka ngaho nuganze, nkweretse abantu bose bazareba iki kiganiro kugira ngo bazahabwe umugisha nawe, kandi hazagira imitima myinshi ihinduka. Mu izina ryera rya Yesu sinzi nizeye, amen. Imana iguhe umugisha cyane Mama Jane, ni ukuri utwigishije ijambo ryiza cyane ryo kubaka n'incike zashenyutse ryo muri Yeremiya. Imana yubakira abantu bayo incike zashenyutse. Urabona ko ibiri gushenya abantu muri iyi minsi ni byinshi. Rero Imana iguhe umugisha, turagushimiye kandi wakoze ku bwitange bwo kubona umwanya wo kugeza abantu Imana y'ijambo ry'Imana. Nawe wakoze. Yego. Imana iguhe umugisha. Amen.